ukibaza nimba ari wowe nyine wagakwiye ibyo bintu cyangwa se wari icyo wakoze mu bandi batakoze ngo ubone ibyo bintu. Rero buriya byanga bikunde mu hari ahantu umukunzi wawe ari atuje cyane igihe cyo gukora ubwo bukwe bwawe igihe kirahari nacyo. Rero arya kenshi twihutira gushaka kujya ku by'isi kandi iby'ijuru bihari. Buriya abantu bagushira ako babyita ngo mu cya kirimo icyayi gushyiraho pressure. Gushyiraho pressure wowe jya bareka wowe ukora ikijyanye n'amarangamutima cyangwa umutimanama wawe, kuko buriya bagushakishije hakiri kare ugashaka umuntu wubutse ejo agatangira kujya gukubita ipanu muri bo nta n'umwe ubuhari baba baseka bavuga birirwa barwana kandi rero bagushutse wowe uzashaka umuntu ubona mukwiranye igihe cyabyo nikigera uwanjye azaboneka. Iki gihe n'ubwo bukwe bubi cyane ahubwo kamwe nice niturize ibintu byo kumuza pressure ngo gira nawe ngo ku rusengero ngo babane ngo batange amaturo ngo harimo ngo bambwira cyangwa muri kwa ngo bane ngo babare amaturo ngo bane ubudirapani bazashaka ngo umukobwa urumva bane harimo akantu nasanga harimo umuntu uvuga ngo uzabaza bakunda gushakira umugore ntabwo nabikugira murase ibyo arimo gushaka buriya wabareka bavuga nanjye ko nari hari wanjye turabicurangire kubita ama yindi wari mu gucuranga. Barashaka gashaka umugore kandi we n'ikiremba. umva sinyabutiborote nyine bukeye tukabonana aho wanjye wamamaga nimugoroba simukubona buri mugoroba byarasinze ndashaka kumariza time bari na famiye umunsi wose kugira ngo nanjye ejo nzabe mufite umunsi wose umunsi wose ese wabuze icyo ukorera witesha Annette wawe ukajya mu nda tubicumbikire. Ndabizi ko iyo umuntu akuzanye kuri gahunda za Annette n'amafuti yawe urasara. Tumeze neza mu agenda neza numva nunyicira mudu numure muri Yesu ejo n'umunsi wose reka nanjye muganira izuba ejo sizakubona ntabwo uzambura muri iki cyumweru cyose nubwo bashobora kuza kumeta mupangira akantu k'akavakanse kubera ko amaze iminsi atameze neza muze muvuga ko tubona bakeneye ku kazi hari byinshi byapfuye mu kanyarukire we ntabwo wabitekinga keya nyine mubaje mukanyunganira yashobora kuza akareba aho bigeze bagakora controle njye nta kibazo mfite soso arahari tugafata iyo vakanse nk'icyumweru akarefreshinga mind koza bakigira amaneko yizize hari ba nyine uburyo abantu bakundana baba bameze nyine baterukanye umva ujya ureba ibikureba ku buryo nyine nanjye ntazabikorera Annette igihe azagaruka kandi urumva ukizeye ko Annette azaza nawe ntabyivangamo iyo kesi twavuze ko atari iyanjye waravuye nimwe muzabireba warira wajya wakaganirwa kurira kureba ukuntu umeze neza ubu ngubu amagambo yanyishe nashyushye reka tukigarukiriza ejo uzabona yuvuga kuko ejo ibyo nzaba ndi kuvuga ntabwo bizabihurira iby'umunsi rero sinzi ko nzaba mfite n'ibyo mvuga nzaba nicaye neza kurya urukundo ni rwiza nongeye kubasuhuza mwebwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Iki ni cya kiganiro cyitwa KT Show tugarutsemo none muri filime Ibanga Yacu. Njye mukomeje kubana ni Bienvenue Mazimpaka kandi nkomeje kubashimira kuba mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi bya King Abi Truve. Tugarutse tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye ariko cyane cyane turibanda ku rukundo rw'aba bantu uko ari babiri. Turibanda ku rukundo rwa Kiramani ndetse na Queen, ndetse twibande no ku rukundo rwa Annette n'umusheri we ndetse na Soso. Hagati aho ngaho nibyo bintu tugiye kuganiraho byonyine kandi nkomeje kubashimira kuba munteze amatwi. Akantu k'itangazo nababwira gatoya, comment zanyu zirakenewe, like, share
ndetse n'abantu batarakora subscribe namwe muyikande yanga ibiganiro byacu bya buri munsi ujye bibageraho mu ba mbere cyane. Twongere tugaruke, ese muribaza ngo uru rukundo rwa Kiramani na Queen murabona ibi bintu bizagarukira he? Muri kumva ko Queen yatangiye gutegura urugendo cyangwa se kujya muri vacances we na Kiramani bagiye gutemberera ahantu kure, ku buryo bagiye kumarana igihe kirekire bari kumwe bisirimbanaho, mbese nk'abasheri. Ese murabona ibi bintu bizabahira? Murabona ibi bintu bitagiye gutuma Kiramani ibanga ryiwe rijya hanze? Ese ibanga rya Kiramani nirijya hanze bikaza kumenyekana ko ari we wa mukunzi wa Queen wa mbere tuzi wabaga hanze yitwaga Manzi, ese biraza kugenda bite? Ese Kiramani baraguma bakundane? Reka tubive imuzi n'imuzingo. Ese twongere tusubize amaso inyuma, iyi gahunda yateguwe kubera iki? Ese iyi gahunda niba yateguwe ikaba igiye gushyirwa mu bikorwa yo kujya muri vacation, ese iyi kampani cyangwa se iyi business ya Kiramani irasigara hehe? Ko muzi ko ari we wari uyifatiye runini, iyo byabaga bigiye gupfa ari we wapfaga kuyizamura, ese bano bantu barashobora kuyirinda? Ese ni ukubera iki Queen yatangiye gutegura ngo bajye muri vacation bamare n'igihe kirekire? Nuko atakimubona cyangwa ahubwo nuko yatangiye kumukeka? Muribaza ngo ibi bintu bizagarukira he? Niba Queen yatangiye kubwira Kiramani ngo pakira uze tugende tumarane iminsi, urumva ko amubwiye ngo tugiye kumarana nayo hafi icyumweru cyose. Mwumva ko ibi bintu ntabwo biri amahoro. Tugaruke kuri Annette ndetse n'umusheri we. Ese uyu musore ko muri kubona ameze gutya nta kigenda, nubwo bigaragara ko akunda Annette cyane, ariko murabizi ko gushurashura ni utuntu twiwe, gushurashura ni ibintu atapfa kureka, ndetse ni ibintu byamwinjiyemo cyane, byaranamubase 100%. Mukibaza ngo ibi bintu bizagarukira he? Reka KAT show yacu tuyifungire ahangaha, tuzagaruke muri episode ikurikira ya 312. Ciao ciao. Ni wowe umutima wanjye ukunda, mu mubabaro no mu byishimo uriho. Iyo ndi kumwe nawe nijoro kuri njye, kuko urukundo rwawe rumbereye wagatangaza. Ni wowe nifuza ntacyo nagucamo, buri zuba rimurikira umutima wanjye. Iyo uri hafi yanjye isi yose irahinduka. Ni wowe nkuzi neza, umwuka nyuzuza. Amaso yawe anyereka amahoro, ijwi ryawe nk'indirimbo iruhura. Uri igitangaza, intashyo y'umutima wanjye, ndagukunda. Ni wowe nahisemo iteka, ni wowe nifuza ntacyo nagucamo, buri zuba rimurikira umutima wanjye. Iyo uri hafi yanjye isi yose irahinduka. Ni wowe nkuzi neza, umwuka nyuzuza. Mu gihe cy'ibikomeye inkomezi zanjye, mu gihe cy'ibyishimo umunezero wanjye. Sinshobora gusobanura uko unkora ku mutima. Ni wowe rukundo rwanjye iteka. Ni wowe nifuza ntacyo nagucamo,
uri zuba rimurikira umutima wanje, iyo uri hafi yanje isi yose irahinduka. Ni wowe nkuzi neza, wowe ukanyuzuza, ni wowe nifuza ntacyo nagucamo. Uri zuba rimurikira umutima wanje, iyo uri hafi yanje isi yose irahinduka. Ni wowe nkuzi neza, wowe ukanyuzuza. Ugiye kibikomeye, ugiye kibikomeye biri mu mizi zanje, ugiye cyitishimo, ugiye cyitishimo umunezero wanje. Sinshobora gusobanura uku umbura ku mutima, ni wowe rukundo rwanjye iteka, ni wowe ubuzima bwanjye, ni wowe inzozi zanje. Ndagushimira ku rukundo udahwema kumpa. Ni wowe, ni wowe iteka, ni wowe iteka ryose, ni wowe nkunda.